Hello guys, nizere ko mukomeje kumererwa neza muri kumwe nanjye TJP kuri ya YouTube channel yanyu aho muzajya musanga utuntu twinshi tugiye dutandukanye ngo nagiye mbereka ibintu byinshi cyane. Ushaka kumenya ibyo ari byo yasura muri video nyuma ubundi akareba ibyo ari byo. Sasa noneho ubu ngubu ngiye kubereka uburyo ushobora gushaka indirimbo kuri ukoresheje application zigiye zitandukanye. Iyo ndirimbo ukaba wayishaka utazi izina ryayo, utazi uko yitwa, ushobora no kuba utazi melody gusa hari akantu gato uziho cyangwa se uyumvisha ahantu ugashaka kugira ngo uhite umenye izina ryayo cyangwa se ushaka kumenya iyo ariyo. Reba iyi video rero kugeza irangiye ubundi mwereke ibintu bya danje, mwereke uburyo ushobora kureba iyo ndirimbo ukoresheje application zigiye zitandukanye. Ndakuza kukwereka muri iyi video application ebyiri zonyine, izindi uzagenda ukora muri search yawe nawe kugira ngo uzimenye. Reka dutangire sasa rero. Reka none dutangire mbere ku buryo ushobora gushaka indirimbo ariko utazi izina ryayo. Hari igihe wumva indirimbo ahantu ariko ukaba ushaka kumenya izina ryayo ikaba ntaryo uzi, cyangwa se ukaba uzi melody cyangwa hari akandi kantu gato uziho ariko utazi izina ryayo. Rero uko nababwiye ndabereka uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ngiye kwerekana bwo gukoresha iyi application yitwa Shazam. Iyi application rero kugira ngo uyibone ujya kuri Play Store, wandikemo Shazam. Numara kujya ni gutya babyandikamo ngira ngo none ko barazi guhita bayikuzana. Iyi application ya kabiri ifite logo irimo ubururu n'umweru. Nababwiye ko kugira ngo umenye nimba application iri legit cyangwa se nta kibazo ifite cyangwa se ikora neza, ubanza ukareba positive review zo ifite. Urabona nkaha ngaha bari kutubwira ati this app has been used by me for years. No kuvuga ngo iyi application ari kubabwira ko yayikoresheje igihe kinini cyane. Abandi bakavuga ati iyi niyo app ngomba kuba mfite kurusha izindi application zose. Murabona ko rero bagiye bahereza review nyinshi cyane, no kuvuga ngo iyi application irakora nta kibazo kirimo. Reka rero tuyifungure. None iyo ukifungura hano bahita bakwereka aho kuba wakanda cyangwa se watapinga kugira ngo utangire wumve indirimbo ushaka. Murabona ngizi nizo nagiye ngenda numva kugira ngo menye amazina yazo. Zitazijyana muri library. Zimaze kujya muri library umva bamaze kubona amazina yazo. No kuvuga ngo iyo umaze kuyumva nk'ingiyi ngo Nyanja, iyi ngiyi Munyakazi, Nani ya Diamond, izi zose nizo maze kumva mu kanya ngira ngo ndebe ko bamereza amazina yazo. Ariko urumva ntabwo baguhereza amazina yazo ubu ngubu. Impamvu bataduhereza amazina yazo nta kuntu na recording kandi ndimo no recording screen kugira ngo mbereke uko bikorwa. Sasa ukanda ahangaha ariko nk'ubu ngubu nta kintu na kimwe ishobora gushaka kubera ko ndimo recording kandi nta kuntu wa recording ibintu biri hanze ndimo no recording screen, aho biragoye. Ubwo rero nta kindi ukora uretse gukanda ahangaha, ariko kubera ko nakanze none bari kumbwira ngo biragoye kuba bashaka iyo ndirimbo kubera ko iyo ndirimbo n'ubundi ntayihari. Numva bari gushaka indirimbo muri make idahari, nta nimwe iri kumvikana. Noneho iyi ngiyi ni application ya mbere yo kongera ngo mwamaze kubona ukuntu n'ubundi ikora. Mwamaze kubona n'ukuntu iyo umaze kumva uhita uzisanga hano muri audio library aho zihita zibika. Noneho reka twigire kuri application ya kabiri. Indi application ya kabiri yo noneho urabona iyi ngiyi yo bigusaba ko ugenda ukaba wayifungura ugatapinga ukumva iyo ndirimbo iyo ariyo. Ariko none iyi application ya kabiri yo niyo uzi melody, uziho akantu gato ushobora kwirimbika yumva ugahita ikubwira ati indirimbo yitwa gutya, igahita iguhereza izina ryayo. Mbese uragenda ugashaka indirimbo zose zijya kumera nk'iyo ngiyo ubundi igahita ikubwira izina ryayo. Iyi application ya kabiri rero yitwa Google Hum. Iyi ngiyi ikora muri Android ndetse no muri iPhone. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu haba hari indirimbo arimo guplaying, uko ushobora kuririmba cyangwa se ukaba wayihereza melody mu masegonda byibuze hagati y'10 na 15 wenda igahita ikwereka iyo ndirimbo iyo ari. Iyi application nayo turaza kujya kuri Play Store, ubundi twandikemo Google Hum. Google Hum kenshi usanga application barazikuyeho
ariko ureba imwe muri application ishaka. Urabona iyi ngiyi Google Home ndabona batari kwinyereka, ariko reka mbanze ndebe ko kuri Android kiriho, kuko akenshi aragiye usanga baramaze no kuzikuraho. Google Home urabona Google Home batari kuyinyereka, ariko n'ubundi hari application nyinshi cyane zikora ibi bintu. Reka mbanze ndebe ko wenda iyi ngiyi ku bitari gukora dushobora no gukoresha iyitwa Google App. Iyi Google App yo murabizi ko n'ubundi ari isanzwe. Iyi Google App murabizi ko ari application isanzwe, kuko nayo iyo uyifunguye ushobora gukora nk'iyo ngiyo nayo ngiye kubereka. Ubundi ugatapinga aha ngaha, muri ikora neza kurusha Shazam, kuko yo uraza ukaba washyiraho waririmba melody cyangwa se ukagira akantu gato uririmbaho amasegonda byiza hagati y'10 na 15 undi gati kwereka. Kugira ngo urabona yuko iyi Google App nayo ikora neza cyane. Ariko iyi Google App nubireba neza, nimba hano tugiye gusacinga, reka dushyireho nk'aho turimo kuri coding. Bereka ngo barimo baranyereka email agenda yumva, ariko bitewe nuko ndimo kuri coding nta kuntu bashobora kumpereza ibintu nkaho nta kintu barimo kunyereka. Izi application uzazigerageze, ndabizi neza zizakunda, zajya zigufasha kuba washaka indirimbo mu buryo bworoshye cyane utazi n'izina ryayo. Iyi ngiyi Google App ngira ngo murabonye ko ibikora neza. Mwabonye n'iyi ngiyi yitwa Shazam nayo mwayibonye ko ibikora fresh. Ngira ngo inzira zo naberetse nizo namwe muzajya mukoresha muri kureba koko ko bikora, cyangwa se muri gushaka kuzikoresha muri telefoni zanyu, kandi zikora neza cyane. Ubu rero nibwo buryo wabikoramo neza. Mwibuke rero gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kandi ari nayo yanyu, ndetse nimba hari ikibazo mwagize mwatubwira muri comment, kandi nimba byakunze mutubwire muri comment, nimo nabitakunze nabwo mwatubwira muri comment tukamenya ikibazo gihari. Ndetse nimba hari abantu bashaka gukoresha iyi application, wagenda isharingira inshuti zawe nazo zikamenya iyi application uko ikora, uko izi application ebyiri zose zikora, ubundi video zacu zikagenda zikomeza zikazamuka. Ndetse mwajya mutubwira content zimwe na zimwe mushaka ko twajya tubakoreraho. Naho utarero mu yindi video, mukomeze kugira ibihe byiza. Love you guys.